impinduka ni nyinshi mu burezi zigaragaye, ntago turi bwirwe wenda tubatinza, ahubwo turashaka guhita ducamo mu ncamake kugira ngo mwumve byinshi byahindutse mu burezi kandi bigomba gutangira gukurikizwa muri uriya mwaka uri imbere. Ikintu cya mbere nuko abantu biga mu mashuri nderabarezi TTCs bagiye kujya biga imyaka 5 bakigera mu mashuri nderabarezi. No kuvuga ngo yajyagayo asoje tronkome yayize imyaka 3 agahita yiga indi 3 ikaba 6 akaba arasoje, ariko bagiye kujya gerayo yige imyaka 5 yose hamwe ibe imyaka 8 ya segonderi. Icyakora icyo gihe umunyeshuri azajya asohoka afite A1 diplome y'ikiciro cya mbere cya kaminuza. Abarimu bigisha mu mashuri abanza ba primaire bo bazashyirwaho gahunda yo kujya biga kugira ngo nabo bagire ubwo bumenyi cyangwa se bagire iyo level ya A1 ibizwi nka in service learning. Bagomba kubyiga nabo bakagira iyi level. Timetable uko izabipanze muri uriya mwaka nuko abanyeshuri bagomba kujya barangiza amasomo saa 9 n'igice. Ubwo turi kuvuga abanyeshuri biga mu bigo biga bataha za primaire ndetse n'ama groupe scolaire. Hanyuma nyuma ya saa 9 n'igice abanyeshuri bazajya bakora isomo bita co-curricular activity. Hanyuma nibigera ku wa gatanu abanyeshuri bazajya bataha saa 9 n'igice, noneho abarimu basigare bari mu masomo yo kwiyungura ubumenyi kujyanye n'imyigire n'imyigishirize CPD. Ikindi gihindutse nuko capitation grant, amafaranga yagenerwaga buri munyeshuri yo kumufasha mu buzima bwe bwo kwiga igihe yabaga ari ku ishuri, agomba kugera kuri 60%. Primaire barihaga amafaranga 1000 cyangwa se 900 na ayo ngayo agiye kwiyongera agere ku 2000 nka minervari. Noneho abantu biga muri za secondaire barihaga 19500 bagiye kujya bariha 204,000. Ubwo ni mu GS. Discipline mu bijyanye no kwiga ndetse no kwigisha yakajijwe cyane ku buryo aho bazajya bafatana umurezi cyangwa se umunyeshuri ufite ibiyobyabwenge agomba kujya hita yirukanwa nta yandi mananisa. No kuvuga ngo umwarimu uzafatanwa ibiyobyabwenge cyangwa umunyeshuri agomba kujya hita yirukanwa. Bavuze kandi ko umunyeshuri uzagerageza guhangana cyangwa se kurwana cyangwa se gukubita abarezi, uwo nguwo nawe agomba guhita yirukanwa. Gukopera no kuzana telefoni ku ishuri ni ibihano byakajijwe cyane. Ni impinduka rero nyinshi abantu benshi bari kwibaza uburyo zizakurikizwa, ariko kandi bamwe ku ruhande rumwe bakavuga ko ari impinduka nziza, abandi imbogamizi ntizishobora kubura. Ariko izi ni impinduka nziza mu burezi, cyane cyane ku bijyanye n'umutekano mu burezi ndetse n'ibindi byose byagiye bihinduka. Wenda ikibazo gisigaye kubara bari kuvuga batese ko bazamuye minervari kandi ubuzima bugoye, ariko nabyo bazabyiadapta bizageraho bikunde kuko imirimo igiye kuboneka. Kanda subscribe kudushya Kingdom kugira ngo ujye ubona update news cyangwa se amakuru agezweho mu Rwanda no muri Afrika.